twarakuranye. Ndavuga James nanjye ubabwira ndi magnifique. Abanyarwanda bakunda kuvuga yuko abana ari ibisekeramwanzi. Nibyo pe, niyo mpamvu namwe muri kunyumva gutya mwagiye mugira inshuti, mukiri abana mwagiraga inshuti nyinshi cyane, kandi uwari wese byabaga byoroshye kugira ngo mugire inshuti ukurikije n'ubu ngubu uyu umaze gukura. Ngewe ubucuti bwanjye na James rero bwari butangaje pe, bunatangaje cyane. Yambereye inshuti ikomeye ku buryo na n'ubu ngubu mbyibuka, kandi byarabaye mu bwana. Ntabwo niyibuka neza ndi umwana, nta nkuru n'imwe nibuka James atakinnyemo role cyangwa atagizemo uruhare. Inkuru zanjye zose ndi umwana iyo ngiye kuyivuga James arizana. Mbese nta nkuru n'imwe nigeze nkora James atarimo. Ndibuka neza yasaga n'aho aturuta mu myaka, mu gihagararo ubonaga ko aturuta, ariko twigaga mu ishuri rimwe. Bityo rero n'abantu twakundaga gukina cyane, nabaga ameze nk'icyana cy'ingwe. Twajya gukina nta muntu watinyukaga kunkubita, kunkoraho. Nakunda abantu bashwanaga ubusa bw'abana, nta nkoni nigeze ndya pe, ko nabaga mfite ingwe indeberera. Ubundi rimwe na rimwe nkanabiyenzaho pesha, ninjye wiyenzaga inshuro nyinshi kuko nabaga nzi yuko hari umuntu ukundebera. Twakina wantsinda bikarangira nyine turwanye nkarira, James akaza kundeba. Ndibuka neza ntabwo yajyaga ku ishuri ansize, ku buryo n'abantu benshi mu rugo bambonaga ndi njyenyine bakambaza James ari he, naye babumubona akaba ari uko nguko bamubaza. Ku ishuri ho igihe cyarageze badutandukanya mu ishuri rimwe, akajya ajya kwiga muri A, njye nkajya muri B. Icyo gihe nabwo byaratugoye, ariko ntabwo byabuzaga mu gukina. Twabaga turi kumwe, gutaha yazaga kundeba tugatana, mu rugo yazaga kundeba. Iwabo bari abakatolike, twebwe turaba ADPR. Ariko hari igihe bajyaga gusenga mu misa nkamuherekeza, nanjye twajya muri ADPR akamerekeza. Mbese twabaye inshuti zikomeye cyane. Ndanibuka umunsi umwe, ndibuka neza icyo gihe nari nataye urufunguzo. Icyo gihe ariko James yari yamfashije kurushaka. Twararushatse icyo gihe turaruburangira inama yo kujya kubibwira mu hakiri kare. Ndagenda ndabimubwira, mubwira yuko nataye urufunguzo. Nyine turavugana, barantuka. Icyo gihe barankubise, barantuka kuko ndarira. Ariko icyo gihe ntabwo James yigeze agenda ngo umwana bari kumukubita, yagumye iruhande rwanjye. Yagiye aruko amaze kumbwira story nyine z'ibindi bintu byose, birangira nsetse. Ikintu ntabwo nakibagirwa pe. Tangiye kugira mu wa gatanu, mu wa gatandatu handi umukobwa watangiye gupfundura amabere. Nyine nawe urabyumva. Ngiye kubabeshya nababwira ko hari ikintu nigeze mpisha James. Naramubwiye pe, iyi mpinduka ari ku mubiri wanjye yose narabimubwiye. Ikintu cyose cyampindutseho muri icyo gihe narakimubwiye, ko numvaga yuko nta kintu na kimwe nashobora kumuhisha. Twaraniguranaga, tukavuga ibintu byo mu rugo, akambwira byose. Nta kintu muri icyo gihe James yabaga azi njyewe ntazi. Tugiye kujya mu wa gatandatu, kuko abantu benshi bakundaga kutubwira tumeze nka gishiki na gisaza. Imikino y'abana bakina, nabaga ndi mama ari papa, twaba turi abasirikare akaba ari afande nimwungirije. Ahantu hose nyine wabonaga ari ibyo ngibyo. Tugiye kujya mu wa gatandatu, icyo gihe nyine turiga dukomeza utyo. Nta na rimwe twize dushwana pe, kuko niyo twaga twashwanye nta muntu n'umwe yashoboraga kuduhuza. Byarangiraga twe twihuje pe muri make. Mu wa gatandatu niho twagiye twigana, turi gushaka gukora icya leta nyine cyo mu wa gatandatu primaire. Turiga. Icyo gihe yaramfashije mu buryo bushoboka cyane pe, kuko twarize, akansobanurira, akaza kundeba mu rugo akanyibutsa ko ngomba kwiga. Ndiga, tugize umugisha turatsinda. Ariko ikibazo cyaje kuba mwaho ngaho, batwohereje ku bigo bitandukanye. Nyine banyuriza ku bigo cyari kure, nta nubwo byari bihuye pe, nta nubwo byari mu karere kamwe. Ngerageza kubwira mu rugo ngo bampindurire banjyane hamwe na James arabibwira iwabo, kuko twari twavuze ati tugende twese tubibwire icyarimwe, ubu bazemera guhindurira tuzagenda.
ako nyine urumva iyo mikino ntabwo wayibwira ababyeyi, twarabibabwira avuga ni uguhinda ni ubucucu turimo nyine bizashira, barabyanga baravuga ati buri wese agomba kujya aho yatsindiye, ntabwo ibyo ngibyo twakwirwa tubijyamo. Icyo gihe numvaga sinzi ukuntu umeze pe, kumara umunsi umwe, kumara iminsi 2-3 ntavuna James, ntamuvugisha, tutanegura, tutaganira, byari ibintu na bimwe bimbangamiye. Ndibuka umunsi tujya kugenda ku ishuri, turagenda ejo, kukunda ababyeyi bakuganiza, akaguha impamba, kugira ati bana banjye bizagenda gukina gutya, uzifate neza ku ishuri. Ibyo bintu tunabishimira ababyeyi cyane, bajye babikora cyane, hari icyo bifasha abana. Icyo gihe nagiye gusezera James, turasezerana, nararize, agahinda karanyica, nawe wabonaga tutazi mbese twese biturimo, ariko turavuga ati nta kundi kuntu byagenda, kandi tugomba kwiga, ntabwo twava mu ishuri, nta nubwo twakwishyurira ngo tureke gukora ibyo ababyeyi batubwiye, ahubwo nyine tujye ku ishuri. Icyo gihe James yambwiye ijambo rikomeye cyane, yambwiye ko namubereye inshuti, yambwira ko namubereye igitangaza mu buzima bwe, ambwira cyane yuko yankunze nyine, nta nubwo kwifata nanjye nari nkibishoboye, nahise mubwira ko mukunda kurusha nuko ankunda. Icyo gihe nyine nibwo twari dutangiye gukundana. Igitondo tujya ku ishuri, turagenda, ndibuka umunsi wa mbere nagiye ku ishuri, kurya birananira, mbona inkuru nyinshi, numva hari ibintu byinshi nshaka kumubwira pe, ibintu nabonye mu kigo, ukuntu gisa, ntabwo wakumva ukuntu icyo gihe nari imeze pe.